Ni byiza nta kibazo. Nusiko wigize gutyo hari impamvu. Hari umwana wese ngo nguki cyane imese wa muntu wabiretse yuko afite sheri wanje nkaba maze amezi 2 nta kintu ndi kumutangariza. Hakora beshya wa muhungu yose kuki utemera sheri wawe kumugize gute n'ukuntu nkuze utinya abakobwa ako kuntu nzi bamugisheka nkubwira iki cyambere buriya nabonye undusha pe ndabura ibizima se mwana de nubu bwanwa atangiye kumenya nubwo nje wanje ngo barahakorotse babibonye nawe ariko ako cyubyemera mwana utinya abakobwa ako ninya abakobwa gute sabonye rya saro ufite ndamuzi kanya nuriya bura yaranyihebeye iyo aryamye n'incarota inzozi zose n'inke hakura beshya wa munyafurika subazemezwa n'ikira wenda kuzi twarakuranye utinya abakobwa jewe impamvu natinyaga sinzi ahubwo umuti bazaguhereza amazi kugira ngo ureke gutinya abakobwa yose ubu nkubitwa amatovu none reka mbanze nkubaza byaciyemo umusisteri akunyuraho sibyo umusisteri akunyuraho aho kugira ngo ube wanamwegera umuganirize naho urimo uragenda witsimbatsimba ukwepa cyamwana byamera mwana utinya abakobwa byari kera nari Islamu ubu ngubu usigaye niroteraho yararanyemera rwose nje nyine suri kubishidikanya uvuga ko umaze gukura maze gukura se gusa oya amahungu yarabyutse ntago ikiryama najyaga mbyuka ukajya kakubiswe na nyiratura ariko ubu ngubu kavuyeyo nta kibazo ndashima Uwiteka jya wemera mwana jya wemera kuri kadage mwana tujye tuvugisha kuri mwana sibyo ubundi ahubwo uriya mwana umutinyira iki kuntu ari muzima ikibazo si ukumutinya rero byose wakintu twaramubonye umva uriya niwe bihe byanjye byose mahungu we tuza aho ndacyaguhaye none se nakubeshya cyakoze ubugura uriya mwana sinzi ukuntu aryamye numva mu kabavu kanje nyine ashemo amaze kuzamo yisabetsemo ndavuga neshayini niho ubuzima bwanjye bwihereze ko warasondeye ari ikibazo nuko umutinya ntase mutinya gute uzi impamvu se ahubwo turi kumwe wowe sinzi impamvu uriya mwana uzamurobore mwana nzamurobore uzamurobore nshukanye n'umwana w'abandi nzamute sibyo mvuga oya ariko nabwo nta kibazo rero none reka nkwereke hari ahantu munyuzeho ari ahantu ari gusura umutungo ntabwo namenye utwari two sibyo ariko ntari tugende none tujye niba utamutinya oya niba utamutinya guhubuka nibyo ngombwa tugende unyemeze niba utamutinya tugende nje nkwereke yuko ndi byose mu buzima nta kibazo tugende ntari Touch Records. Yeah. Junior multi-system. Amarira mechiti shimo asaba atemba kumaso ukontaba ngukira kongukunda ere yimana n'abantu batumwanya mvugijambo Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye komera cyane ubwo ari wowe Songo mbona wewe mbona wewe Mombali nanga no shamana
none se Meze. aya icara unganirize se Astenye kara hano. Asena nawe none se bimeze bite Meze se. Meze. ni byiza nta kibazo Nusko wigize gutyo. hari impamvu Ubwo si yo mpamvu ni iyi. arase warebye imbere Yego ko. So wabaye iki? nose nawe none se amakuru twaraburanye ese ubu akumana we njyewe nibyo ndimo mvuga kuva ubu ndakundanye n'abahungu bangahe ariko nagerageje gukunda nawe njyewe wenyine njyewe se gute ryari ko nambye nari nanjye nyine sinzi ukuntu nagiye kumva niba nabirose mu nzozi ese ubundi mu buzima bwawe wiyumvamo ute iyo turi kumwe sinzi ukuntu mba numva ndi kwiyumva agasatsi wajyana isaso ya nyagasani reka ni ukuri pe urabeshya pe gusa nibyo ntacyo twaye ntacyo ntwaye amavuta atemba itoto niko none se none ntari nyine ubu si wanyu ntabwo bagutegereje bakubuze ahubwo barangije ko wari wangomesheje watashye se akantu kahere wari wananimbeje bayenze nabuka ari yego sha ese ubundi bwo mana yanjye umwana arangendanye noneho byateye n'iranyana y'imbwa yanunguye nkagenda nta n'ikintu napanze cyo kuvuga nkaba nashyiheruhera uko ashatse ko wivugisha ako mu gihe biriya bintu babishakiye agenda uri inyana iri nyana gute uratereta we ako ndatereta kubera iki ibi bintu ko ari wowe wabipanze ubwebye ne ko nabikuriturira umwana nagukoreho wigira inyuma mani cyakuri umudage cyakoze oya njyewe uzi ko ubusezi ngizi n'ifoto ya positingi waba uri muri serumu ako ndi muri serumu bibi biriya bintu si wabishakiye umwana arakwegereye uramwitaza ubwo se urumva utari umubwa mani ako mwitaza ubundi reka nkubaze agenda mwana wowe ufite biriya bintu mba nabipanze ntuzongere cyangwa ni imikino ntuzongere kunyemera wowe ubwo mwana we ngo uratereta ahubwo rero reka nibo babyitema uwo muntu aragushitura umwana ukazana ibintu by'imana uri inyana y'imbwa agenda ahubwo inyana y'imbwa niwe mana niwe mana seriye mana reka kurupfushije ubusa umwana nta kintu kizima ubu abana bapfiriye muri bogesi urabazi uzi ko wanyicaye kwita kwa mbesine akwicaye kwita ko si mbese naje yatose nyine akwegereye wigira inyana reba amahungu igihe muri sabira nzikorera unesheje uzi igihe unesheje madamu samaki agenda mwana ahubwo wowe uri feke mana ariko nagendanye n'imbwa we nagendanye n'imbwa we nta hantu uzongera kujyana nawe baba we we tuvuga ko njya kugushyitira umwana